ariko mu rugo umukozi uhari mama numvishe avuga ngo shaka umukozi waba uje ukaba ugiye mu rugo basi ukaba uhari mu gihe ataraboneka tukagira na bike tugusayidiraho basi mwaba mukoze pe mukoze cyane mwamumfashije ariko uwo wundi wo gutenda no kwihangana Imana ifite uko izabigenza shanya nta kindi nabikoraho nose nyine nuko ameze basi haguruka mutwaze n'igikapu tugende mu rugo kobwa nawe wow, that is good. Ndarota ni biki? Ntabwo rota. Kamanzi ndebe neza. Anje ni wowe. Sha ndabona usa neza umukobwa mwiza. Welcome your home. Kabisi cyara mukobwa wanjye mwindi. Amakuru Sha ni meza wowe se. Nanjye meze neza. Sha nari nkukumbuye ubyumva. Sha wakweri. Gusa nizere ko umeze neza. Meze neza. Ya uragaragara neza, wambaye akanzu keza. Mbese urasa neza kabisa. Ntabwo ari cyane. Nizere ko ugiye kumpa igisubizo cyiza kandi ndakeka ari yego. Igisubizo? Ndakeka ari yego kabisa. Kuko umutima wanjye sinabasha gutuza ntari kumwe nawe. Kubera iki? Because I love you. Very, very, very. Urasekeje. None se. Se ni nkore zikitagushimishije. Sha sinzi gusa nago nakumva nuje. Hafi no gupfa. Uzi ko uza gutinda gato. Hakarenga isegonda rimwe. Wari gusanga ngiye. Ugiye he? Pfuye none. Sikosekeje. Reka nukuri. Ego. Igisubizo nyine nabitekerejeho. Buretse ariko. Nizere ko ari yego kabisa. Kuko umutima wanjye mba wari ukore wumva. Oya nyine. Ntabwo uri kumva, ntabwo ndi kuruhuka. Ariko nyine igisubizo. Abo witonze gato. Ariko nizere ko ari yego. Igisubizo ndakubwira ibyo natekereje. Ngaho mbwira ntuteze yombi kabisa. Igisubizo ni yego. Ndarota cyangwa? Oya ntabwo urota nibyo. Niweho Anje mwiza ni wowe? Ni wowe warankunda? Ndagukunda. Aka kayange nawe tubabasheri. Cyane rwose. Honey my sweetheart mutima. Ntabwo ndi kubyumva kabisa. Gusa ndabikunze kabisa. Ewana urakoze cyane. Sinagushimira ute. Gutya byonye ndi kumva nduhutse. Gusa urakoze cyane. Kanze gato mamagare umuhungu wanjye gataze. Allo? Salama. Uriese? Sawa nsanga hano muri jardin hari akantu nshaka nkwereke. Banguka mfite umushitsi. Banguka kabisa, sawa. Kabisa gusa nange nabitekerezaga. Kuko nkurikije kuntu wana nakubonaga. Gusa wumve ndaruhutse. Nusa bitekerejeho neza. Nabitekerejeho. None se nkubaza akantu kamwe uransubiza. Mbaza nta kibazo. Ubwo nta wundi ufite ukunda? Nawe. Ninge gusa. Niwe gusa. Na nubu ntabwo ndi kubyumva. Welcome your home. Bosi. Amuraho neza. Salama papa. Ni sawa kabisa. Komera. Icyana mwa. Ni sawa. Sunzi serega nanguranzi. Bosi na amahoro ariko. Uyu ni sheri wanjye bamwita Anje. Ni umukunzi wanjye kabisa. Ndamukunda ubyumve muhungu wanjye. Urifunga kabisa. Urakoze cyane. Okay, sawa reba hari iki. Hari imbuto ariko nibindi birahari ngira ngo urabizi. Imbuto zirahari. Zimeze neza. Sana. Zituberenge n'umukunzi wanjye. Ndakurahiye. Awana. Bikurikirane fast. Shabuka. Sawa boss. Sawa. Ewana Anje byumve ngo uri nk'iwawe. Uri nk'iwawe kuko ejo tugomba no gupanga uburyo twabyereka ababyeyi. Kuko nkubwiza ukuri ndagukunda. Gusa nizere ko wabitekerejeho neza kandi ari ngengenye n'ukunda. Cyane wowe gusa nta n'undi nagushyira. Ariko mana koko. Usimana nayihembike. Tumungu wangere kaze twakiza ibihari.
bose imbuto naziza kabisa. Umusore wangaye sasa nawe utubanguka we. Murabona ko ziryoshye. Nukuraswayo. Murarubona ni igisirimo. Rega bibwira umukunzi wanjye. Bisa na warabyibonera gusa rwose. sheri hari kimwe hari everything kabisa. Urabona amaronje bisa amaprome kila kitu kabisa. Kamutegura kadese. Nazanara. Ndakeka ibirenza hana amahane. Ahubwo dufashije wabwiye. Ariko bose nubwo ngiye nanone. Shaka abanyamagambo ndekana n'uwanjye. Ngiye ntagiye amaso yari yaheze ndakubona. Ngaho uzibeshye. Igihungu cyako kigira amagambo. Sawa reka nze ngende bose. Bose ariko ni sana kabisa. Sheri nubigire ikibazo. Nubigire ikibazo ni gutya tubanye nukundogoya. Sawa bose sawa. Sawa gusa aranshimisha mbese ni n'uwanjye. Ndabona nyine sheri reka neza nta kibazo. Nta kibazo kabisa reka ngukorere imbuto twirire kabisa gusa ubyumve nari ngukeneye. Shashere nanjye ndabona ari we nari nkeneye kuko mu rugo bajyaga bambwira ngo nzakundane n'umuhungu wera imbuto. None uko babimbwiye nsanze ariko bimeze. Tuvuge ko bibaye impamo. Sha ni impamo pe. Kabisa reba hose amaronje amavoka ewana kila kitu byose ni ibyawe sheri. Shana no mu rugo bazabyishimira bambwiye kuzakundana n'umuhungu wera imbuto. None uko babimbwiye niko bisanze bimeze. Ubyumve ngo ndishimye sheri ndishimye kabisa. Shana nanjye ndishimye cyane. Ewana ndishimye gusa umenye ko sukukubesha ndagukunda pe. Niweho umukobwa wahinduye ibitekerezo byanjye aho nakuburaga nkumva gutandukana byonyine nkumva isemendura isura. Nanjye nuko sa nyine sheri ewana reka ngukorere faster. Regwana naniwe wambwiye ko wanya ari kure ni kure n'ubundi mva navuyeyo naniwe. Wanyu ni kure kabisa gusa ahangaha ni wisange kandi umaze buri kimwe cyose ushaka umutima wanjye witeguye kukumva sheri. Sheri nta kibazo ahubwo ndanishimye kuba ewana kabisa welcome kila kitu kirahari imbuto zirahari sheri. Ese sheri mo bebe ngusaba kantu se wanyemera nkagutamika. Mbabarira bikure kubera ko ngukunda bazi. Nta kintu nakwangira kuko ndagukunda byanya. Niwe wanje kabisa. Ewana forever and ever. Apeti kabisa my love. May. Ewana kabisa. Sheri nasi wandishara. Wow. Sheri bimeze uteze? Neza. Ni sawa kabisa. Rero ni gutya ni wanje kabisa. Kila kitu wisange sheri. Hano byose birahari mbese everything. Sheri none se uri kubibona uteo? Shani neza nta kibazo. Washimye? Ibi rero nibyo mu byange umuhungu wanga bakuzaniye nakubwiye byinshi hano hari buri kimwe. Ewana kabisa nta kibazo we appetit uryoherwa. Merci. Uberwa kabisa. Sheri nakuntu nanjye wazaza urabona nge naje iwawe kugusura nahamenye nawe ukazaza tukajya kubyereka ababyeyi nkajya kukweka ababyeyi nyine kuri sheri wanjye hari icyo byagutwara. Ni wowe mukobwa mwiza nari nategereje imyaka yose maze none ni wowe ngezeho. Ushaka ko tujyana kubyereka iwanyu? Ndashaka ko ababyeyi nyine ariko Imana nayihembe bamenya umukunzi bakabona ko bansabye umukunzi wera imbuto kuko babivuze ariko bimeze. You understand kabisa ndabyumva kabisa. Reka ndategura uburyo naza tukajyana kabisa nange nkubwire ngo ndagukunda birenze kandi niwe wenyine. Sheri nanjye nako ni wewe wenyine uzamaranga mutima yanjye kuko umukobwa mwiza nkawe utagufite ni igihombo. Gusa sheri ongera ujya ugapome kabisa. Ongera ugiyeho gusa uryoherwe kabisa kandi bisange. Ibi byose ni ibyawe sheri. Sheri kabisa urareba ibintu byose ni sawa. Nta kibazo twasanga iyi mbuto gusa igihe cyose uzashakira uzajya uzawunsure kabisa. Hari kibazo? Sheri nta kibazo ariko nyine ibyo nkubwiye ubyumve n'ababyeyi twagenda kubereka ko turi inshuti birenze kabisa. Gusa sheri nshaka gusaba akantu. Sibasi wagakora kubera ko nkundara kugira mbone kunkunda byanyabyo kukunda. Sheri bitewe n'ukuntu nkukunda ntacyo wansanga nkikwiba. Reka nuko sheri ngaho kugira mbyemere ngo nyemeze umakabizo. Naho nyemeza kabisa. Shanda kaguhereza. Okay. Merci kabisa. Like it. Ewana kabisa aha ni sawa. Ewana uni wari kunyuzuza kabisa. Shana kibazo. Kabisa aha ni sawa.
mwana wanjye Ange rero ndabona amasaha aciye ikibu kandi watubwiye ko ufite umushyitsi pasiteri dore amaze akanya ahangaha kandi afite irindi vugabutumwa hari hakurya igikondo agiye kubwira ivugabutumwa none umushyitsi wawe ari bugufi. aya nibyo nyine nanjye nshaka kujya mu rindi vugabutumwa hasi uwo mushyitsi ari he ko yatinze ndakeka uwo nguwo ari uje. Karibu. Sashimi. Pastor bavuga nakahimbazwe. Karibu Muraho neza Sashimwe. Karibu. Nahimbazwe. Stari. Karibu. Meze sawa. Karibu. Stari. Murakoze cyane. Papa, ngo nyamushyitsi nabwiraga mfite hari umukunzi wanjye nyine yitwa Bonk. Bonk. Cyane Bonk. Bonk. Ni ngiye Bonk. Okay. Nicara ubwe neza ni karibu. Merci murakoze. Nkuko umukobwa wanjye babwiye nyine Ange ngiye mukunzi we Bonk aba yaransabye ko nazaza kureba ababyeyi kubaza kubasura mu rugo. Ni kaza ni karibu. Hano ni jewe izina ryanjye nitwa Kizimana Jean. Madamu nawe yakwirira. Nta kibazo babyeyi. Nanjye ni Korodete ndi mama Ange. Shani byiza. nanjye umukozi w'Imana Eric. Eric. Ni ukwicara rero mukagubwa neza. Umukobwa wanjye ndabona kabisa musa n'ababeranye. Ni byiza rwose. None se tutarajya kure wa musore we urakijijwe ko uru rugo nzi ko ari abakristo ko nzi ko bakunda umusore ukijijwe. Pastor please kubaza. Ndakijijwe mwe byimaze. Abari n'aba basore bahanze kumva babasha gutesha abakobwa b'abandi babatesha umutwe. Uyu Ange nawe yabyivugira Ange babyire umuntu. Shanyine ngiye njya guhitamo nahisemo neza mwiza ucishije make yera imbuto na pome. ntabwo zadukoze isoni. Ni meza kabisa. Gusa rero nyine mwe mukundana ko nyine ahantu hari urukundo byose biba byiza. Urakoze cyane Pastor. Pastor amanza dushyira imbere y'Imana kugira ngo wicare ubwe neza. Iteka mwami turagushimiye cyane turaguhimbaje dushimiye kuri Imana ishobora byose hagwa icyubahiro mwami mweretse rero uru rugo mwami reka ndusabire umugisha n'abari kurugendamo nabo mwami ubasukeho umugisha wawe mwami tuzi neza ko mwami byose biraba byiza ku bwawe kwa Yesu Kristo mwami n'umukiza wacu amen. Bashyitsi turabishimiye reka mpamagare umukobwa wanjye ategure ku meza tubakire. Teta. Ngo sheri tete n'umukozi wangaha nyine tunuko mama aramumara ngo azane amazi yo gukarabira tete cye ku meza. Ayenesha wawe Ange. Yego teta. Kunasi ko tunguwe na usanzwe umuzi. Uyu uringegero yiyumwe ndashiro wawe. Ngo uri muri antukira sheri ntabwo ufite. Uribuka igihe twahoraga urabyibuka? Yego. Nyirawe yaza nabyose. Ngo Sheri biki kandi warahote umukobwa mugenzi wanjye. Manzi umva ari. Manzi umva. Numviki nyine numviki. Uyu mukobwa ureba nukumbeshira gusa ni iki gifatika waheraho ubyemera. Ariko se cya Kigali. Ni iki gifatika ndavuga ngo wateye urusheri wanjye yaguteye inda kandi yitwa ndese ubundi mwahuriye imbuto. Yitwa Bonk. Siko yitwa? Twarahuye cyane ushaka kwereka n'icyemezo cyerekana ko nyine
satubwiye ko yitwa Bonkera. nanjye nzi ko yitwa Bonk. Bonke. Sasa niho muri guhera mubyemeza. Mwumvishe nabi si Bonke. Ni Bosco. Bosco? Reka reka. Nasi nashima waramubeshye ko yitwa Bonk kandi ari Bosco. Sukukubesha. Oya ni Bonk. Ahubwo wumvishe nabi. No sinabyewe nababeshye na pasiteri waharaga kizo. Bonk na Bosco biratandukanye. Ni gute uvuga ngo ni Bosco kandi ari Bonk? Mwumvishe bon. Nge navuze Bosco. Ni Bonk. Nasi amatwi yanjye ayuri twese twabaye ibipfa amatwi ku buryo twakumva Bonk kandi ari Bosco. Ibyo niwo byivuga. Oya. Sasa wowe wajugabanya wowe muzihe uretse kumbesha wajugabanya uburara uwavuye iriya hirya ibuye ugeze nangaho uje no kubeshya bina nta soni wanteye inda uje no gushaka abandi utera inda se Iki? uje kubashaka ngo ako se babyeyi inda ntabwo bamenye ngo umusirimu se baraburya. None se uyu mukozi ni wawe? Ujyaje ugenda ari gushaka abakobwa bose babeshya ngo urabakunda kandi atari byo. Yuko yitonda rwose bosi bogo ngo ndi Bonki. Mubona ahagana he? ni Huye Mwese mwahuriye reka nukunyitirira abasitari babizi nawe wabo ni Huye pastor urabona iki gihe nukwitirira abonye ko wanje agiye kumusigara humura wawazaza ubwo sinakwitirira kwitirira wowe none uri mubiki uzi ko utwara bari barakumwana sasa lakini ugahita umwitirira manza niyo wambaye white uhe manza white nibyo murimo muravuga ibyaribyo. avuga iki se ko ari amateshwa Manje ibintu ndi kumva muri urugo ni ibiki? Ibintu ndi kumva nanjye byanyobeye pe ariko uko nzi umukozi wanjye Teta ndi kumva ibintu atabikora ariko sundi baba barahuriye n'uyu musore. aha si wumva uyu mukobwa bikuze yitira baninjije umukobwa wajya ariko ushaka kungira injiji nta soni ryo ushaka kungira injiji pastor ndebera hanga uyu muntu turi kumwe ninde Nase ko mbona ariwe wa musore we. papa ndebera uyu ni ndikubona ariwe kabisa uyu musore niwe kabisa. Ya mama. Ndi kubona ari wese. Kubona ari Ngo none si uyu mukobwa Tetarima nakubeshyera ifoto ntabwo ari iyanyu. Ntabwo ari wowe na. Nasi iyi myenda irimo hano siyo wambaye. ako se mukobwa genda nakubwira iki gifoto namatkugira genda nakubwiye banyita Bonk nako Bosco uraje ugaragare yego. uswe kandi we akiyatubutse Ese sheri nawe uramuzi? ngo sheri ibyo tubyore umva ikintu cyari kinzanye hano mereza iposho igihe nagutegereje ndarambiwe. Nyiriwe. Bimeze bite? Nasi, wari uzi ko uncitse? Unayanze igipangu, uranyunyumbutse gake gake. Arega ndabazi. Uyu si nawe n'abana we yaje kubateka imitwe. Guteze kandi sigara uze ukarora agateka ni Dore umugore, ahubwo si umfite amafaranga. Amezi 5 yose ntabwo uranyishura. Dore umugore wawe dore yabaye nk'unuza nk'umuntu wo mu rugo sinzi ikigarasha. Uraho uricaye gusa. ese uyu ni umugabo? Ego ko mwana umugabo. Umugabo wanjye Abana abo wowe abatanu umva. ntabwo uzongera kurya inkoko ahubwo icyo nshaka amafaranga nyawe Wowe shati uricara rwose Sandro. Oya rwose. Ese ibi ni ibiki kandi? Ikibazo. None se uyu muntu Ngwiki se yazaga kunyohereza umwana. none se ibi ni byo mwamamagariye ngo nze dusenge ngo baheshe umugisha? Ya pastor ntabwo ibi bintu twari tubyiteze. Anje ni umukobwa wanjye. Ntabwo nari nzi ko buriya nari nzi ko namurize. Anje ajya yitwa Anje uriya muntu wamukuye Anje? Pasiteri nanjye ukuntu byangendekeye mama mvuye ku ishuri barambwiye ngo nzakundane n'umuhungu wera imbuto. None se umuhungu wera imbuto koko wasanze yera imbuto? Pasiteri ni ukuri ndakubwiza ukuri arazera. Yera imbuto, yera amavoka, amaronji, yera imbuto ziryoshye gusa.
noneho mana yawe pasiteri amavoka pasiteri rero umukobwa wanjye anje namutoje kwera imbuto kwera ibyo by'amavuta kwera imbuto ntabwo namubwiye ngo ajye kwera imbuto z'amavoka kuko hano iwanjye zirahari ariko namutoje imbuto zo kwa data wa twese. kandi imbuto ngewe imbuto numvise yambwiye imbuto ngira ngo imbuto amaronji amapome ibiki byose imbuto kandi yera imbuto ziryoshye pe. mureke mwe mucecetse birumvikana ko ntabwo umwana wanyu yasobanukiwe reka mbabwire babyeyi mwihangane n'abandi bose batwumva mwihangane mujye musobanura abana banyu neza. Imbuto bavuga ni imbuto zo muri Bibiliya. Reka mbasomere umurongo umwe bavuga mwumve neza. umva hano ijambo ry'Imana ubuhanuzi bukuru ni ijambo ry'Imana Bibiliya. Twese nibyo twemera. Buba buri mu ndirimbo buri muri Bibiliya mu ijambo ry'Imana. Naho ibyo by'imbuto by'amavoka barababeshya. Reka wiyumvire twumve nimba harumvikana mwizo mbuto. Reka dusome hano Abagalatiya ibice 5 duhere ku murongo Abagalatiya ibice 5 guhera ku murongo wa 21 haravuga ngo ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo ni ibyishimo ni amahoro ni ukwihangana ni ukugira neza ni ingeso nziza ni ugukiranuka no kugwa neza no kwirinda ibimeze bityo ni amategeko abihana. Murumva umva anje imbuto bavuga nizo urukundo n'ibyishimo ibyo arabimubonanye. Ariko pasiteri ngewe bambwiye imbuto ngira ngo ni imbuto izi zisanzwe zo kurya. Ni imbuto zo mu ijambo ry'Imana. Ari papa ari mama na oya birumvikana ko umwana wanyu ntabwo yasobanukiwe neza. Ahubwo reka mbabwire n'abandi bose baba badukurikiye n'abandi bose babyumva ababyeyi mureke twihangane dusobanura abana bacu batazagwa mu bishuko tubasobanura imbuto izarizo. Ntabwo abasore nyine abasore hano hanze bigira nabi baba babeshya ngo imbuto ngamaronji ntabwo ari izo mbuto ni urukundo ni ukugira neza n'ibyo ngibyo nibyo baba bashaka kuvuga niko ijambo ry'Imana ryivugira. Mureke rero twihangane dusobanura abana bacu neza kugira ngo babashe gusobanukirwa neza imbuto izarizo.